Ndagusuhuje wowe uduteze amatwi kandi wowe ukurikiye gahunda za Trust TV Rwanda. Uyu ni umwanya wa Trust Sports. Ni ikiganiro kibagezaho amakuru yizewe kandi amakuru meza, amakuru acukumbuye, amakuru mukeneye kumenya kandi amakuru afite byinshi yamarira buri wese ukeneye kuyumva, ndetse na buri wese ushobora kuyumva aho waba uri hose, waba uri kugenda, waba uri mu kazi bisanzwe. Hari abantu bajya bakora akazi bifitiye ekuteri mu matwi. Hari abantu kandi nanone baba aho bari hose bakunda gukurikira amakuru cyane cyane, ariko ubwo aya ni amakuru y'imikino. Ni amakuru y'imikino, ni Trust Sports. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru ajyanye n'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ni ikipe y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Ubwo turavuga Rayon Sport FC kuko hajya habaho n'izindi kipe za Rayon Sport wenda z'imikino y'amaboko, ariko zo ntabwo zijya zivugwa cyane cyangwa se ngo zigira ibikorwa byinshi, ibintu bishobora gutuma abantu baganira, ibintu bishobora gutuma abafana ba Rayon Sport bamera nk'uko tuba tubazi iyo bari muri stade ikipe yabo y'umupira w'amaguru yakinnye. Ubwo ni Rayon Sport FC, ikipe ifite abakunzi benshi mu Rwanda, ndetse bamwe badashidikanya kuvuga ko ariyo kipe ifite abafana benshi mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse n'iyo ugiye muri stade rwose, kabone n'aho waba udafite ibipimo ushingiraho, ibintu ushobora guheraho uvuga uti imibare ni iyi ngiyi, kuko amakipe afite abafana benshi hano mu Rwanda ubundi ayingayingana ni abiri. Imwe ni Rayon Sport, indi ni ikipe ya APR FC. Ariko nanone ugasanga ikipe ya Rayon Sport iza imbere, isa nk'iza imbere rwose mu bijyanye n'abafana. Ibijyanye n'abafana rwose bari imbere y'ikipe ya APR FC. Ni abafana benshi cyane, ni abakunzi benshi cyane, cyane ko noneho iyi kipe ya Rayon Sport, ikipe y'ubururu n'umweru, ari nayo kipe twavuga isa nk'itunzwe n'abafana bayo cyangwa se abakunzi bayo ku kigero kiri hejuru cyane, bitandukanye n'ikipe ya APR FC cyangwa se amwe mu yandi makipe usanga afite ahandi hantu akura hatari aho Rayon Sport ikura. Amakipe ngira ngo ikipe ya APR FC ni ikipe y'ingabo z'u Rwanda, ikipe ifashwa ndetse ikanaterwa inkunga na ba nyirayo ari bo ingabo z'u Rwanda. Naho dufite indi kipe kandi ifite ahandi ikura itari Rayon Sport, ikipe nka Polisi FC. Ni ikipe iterwa inkunga ndetse inafashwa ndetse ya National Police. Ni ikipe y'abapolisi, ikipe ya polisi y'u Rwanda. Icyo gihe rero ubwo nayo urumva ko ibifite ahandi hantu ikura hatari ku bafana bayo, cyane ko ubwo ngubwo bayifana batayifana, bayifasha batayifasha, iyo n'ubundi biri bukomeze ikabaho. Bisa nk'ibitandukanye na Rayon Sport yo kugira ngo ibeho, igire imbaraga, ikore, inatera imbere ndetse ikomere titize andi makipe, nuko mu by'ukuri abakunzi bayo, abafana bayo baba bayiri hafi, bafite icyo bayifashije. Icyo gihe ikipe ya Rayon Sport igira gutya rwose ukabona
iri ku rwego rwiza kandi ifite ibindi iri gukora. Twavuga kandi mu zindi kipe zifite abazifasha, zifashwa n'abatari abafana bayo, zifite ahandi zikura. Ikipe ya AS Kigali, ikipe ya AS Kigali ni ikipe ifashwa n'umujyi wa Kigali. Urumva ko nayo ifite ubundi buryo ibayeho butandukanye n'ubwo kuvuga ngo irakura amikoro ku bafana, irafashwa n'abafana. Hanyuma iyi kipe ya Rayon Sport tudatinze reka tube ariyo twigarukiraho. Imaze igihe kinini rwose, urebye twavuga nk'umwaka wose, umwaka w'imikino washize ndetse kuzamuka no muri uyu turimo w'ibihumbi 2020. Ikipe ya Rayon Sport twavuga ko kuva ikipe ya Rayon Sport yafatwa n'umuyobozi cyangwa se yayoborwa n'umuyobozi Sadat nka perezida, kuva icyo gihe ikipe ya Rayon Sport yagiye ivugwamo ibibazo byinshi, byaba ibibazo bya mikoro, byaba ibibazo benshi bakunze kwita ngo ni ishyamba. Ishyamba buriya iyo umuntu agiye kurisobanura avuga ko ari n'inzangano, guhangana, usanga abantu biremyemo ibice, amatsinda, bamwe bati dushyigikiye kanaka, abandi turarwanya kanaka. Sadati ni umwe mu bantu bazi ikintu cyitwa ishyamba, kuko yaribayemo anarikoreramo kugeza ubwo byaranze burundu rwose. Aregura, uretse ko tutavuga ko yeguye, ahubwo yaregujwe. Ibintu byarakomeye cyane, birinda kugera ku bayobozi bakuru b'igihugu. Ngira ngo habaye n'inama yahuje urwego rw'igihugu rw'imiyoborere, ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB, Rwanda Governance Board, ihura na Sports, ndumva ni minisiteri ya siporo, minisiteri ifite siporo mu nshingano, biga ku kibazo cya Rayon Sport kugira ngo gikemuke. Ngira ngo uko mubyibuka, Sadat wahoze ari umuyobozi wa Rayon Sport yageze hanandikira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame ku bijyanye n'ibibazo bya Rayon Sport n'uburyo Rayon Sport yari imeze. Ubona ko ibintu byari bimaze kugera ku yindi ntera, byari bimaze kugera ku rundi rwego rutakiri urwo kuba rwakemuka cyangwa se byasubira mu buryo binyuze mu nzira zisanzwe zimwe n'ubundi abantu bikemuriramo ibibazo. Icyaje kuvamo nuko RGB yafashe icyemezo cyo gusesa komite ya Rayon Sport yose, yari iyobowe n'umugabo witwa Sadat. Hanyuma bashyiraho komite y'inzibacyuho cyangwa se ni komite y'agateganyo niko twabivuga. Iyo komite yari iyobowe na perezida wayo Murenzi Abdallah. Murenzi Abdallah, zimwe mu nshingano bari bafite zari ugutegura amatora yo kuba haboneka abayobozi bashya ba Rayon Sport. Hanyuma Murenzi na komite ye bari bahawe manda y'igihe cy'ukwezi kumwe. Ubwo ibyo twabibutsaga ibyagiye biba kugira ngo igihe cyo kujya mu matora kigere, abantu batore, abagize Rayon Sport batore, bashyireho ubuyobozi. Mu gihe Murenzi yayoboraga nabwo inkuru zagendaga zivugwa zari nyinshi. Ese umuyobozi wa Rayon Sport azava he? Ese bizakora gute? Ese mu by'ukuri azayoborana n'abande? Ese amikoro azava hehe? Ese abaterankunga bazava he? Ni byinshi byagendaga byibazwa ku buryo abantu benshi bakurikiranira
ibijyanye n'umupira w'amaguru hafi, umupira w'amaguru hano mu Rwanda, babonaga ko ikipe ya Rayon Sports rwose isa nk'iyarangiye cyangwa se isa nk'iyarindimutse, ariko nanone ikipe nk'iyi ngiyi y'abafana, ikipe itunzwe n'abafana, ikipe ifite ubushobozi, ikipe igira gutya igatwara ibikombe bya shampiyona, kuko bya bikombe bya shampiyona, bya bindi bikombe bikinwa hano mu Rwanda irabitwara. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ni ikipe iri buhite igenda gutyo ihere, iveho, irimbuke, yibagirane, isibiranwe, oya. Byarabaye rero igihe cyaje kugera, amatora arategurwa, ndetse araba. Amatora yarabaye rwose, ndetse batora abayobozi bashya b'ikipe ya Rayon Sports bagiye kuyiyobora, ndetse bagakomerezaho Sadat yaragejeje. Kugira ngo ubwo iyo tuvuze ngo ho Sadat yaragejeje, ntabwo tuba twirengagije ko na Bwana Murenzi Abdallah nabo bari bafatanyije, nabo bashyizeho umusanzu wabo, ariko bo bayiyoboye ukwezi kumwe, kandi ubwo mu kwezi kumwe ntabwo wakwitega ko hari ikintu gikomeye cyane abantu baba bamaze gukora ngo uvuge uti bakoze iki, ujye na hano uvuge uti dore action plan dufite, gahunda y'ibikorwa tugiye gukoreraho ni iyi ngiyi, ibyihutirwa tugiye gukora ni ibi, ibyo tuzakora igihe iki n'iki ni ibi ngibi. Icyo gihe ntabwo wavuga ngo ufashe komite uhaye manda y'umwaka umwe, nanjye ngo umwaka umwe, ukwezi kumwe, hanyuma ngo uvuge ngo hari icyo ugiye gukora, cyane ko inshingano z'ingenzi aba bantu bari bahawe ni iyo gutegura amatora, kandi icyo gutegura amatora baragikoze. Ngira ngo mbere y'uko nkubwira kandi nkakugezaho komite nshya ya Rayon Sports yatowe, nabanza nkakubwira wenda bimwe mu bindi byitezwe, ndetse abantu bakeneye guhanga amaso kuri iyi komite. Icya mbere harimo kugarura icyubahiro cya Rayon Sports, Rayon Sports ikongera ikajya ku mwanya w'imbere, ikajya mu makipe ari imbere ahanganira ibikombe, ndetse akanabitwara birumvikana. Ikipe ya Rayon Sports tukongera kubona yasohokeye igihugu, iri guhatana ku ruhando mpuzamahanga. Ikindi ni ibijyanye no kubona ikipe ya Rayon Sports irimo iragura abakinnyi bakomeye bayifasha guhatana n'ikipe ya APR FC. Ikipe ya Rayon Sports ngira ngo uyu munsi uko imeze, ndetse n'aho iri, itagize ikikorwaho kuvuga ngo irajije guhatana itwara ibikombe, sinzi niba umuntu atababeshye. Yahatana kuko nyine byitwa guhatana, kuko iyo turebye nk'amakipe ari ahangaha uburyo yiyubatse, ikipe ya APR FC ifite abakinnyi bakomeye cyane biyongera kubo yari isanzwe ifite. Ikipe yagize gutya ikazana rutahizamu Jacques Tuyisenge, akaza kugira ngo afatanye n'abari bahari, ikagura bamwe mu bakinnyi n'ubundi b'ingenzi ndetse b'imena bakomeye bari hano mu Rwanda, ibongera kuba ifite. Iyo ureba mu izamu ifite Rwabugiri Omar, ifite
Manishimwe Mangwende kuri gatatu, ikaba ifite umukinnyi nka Ombolenga Fitina kuri kabiri, hagati nyuma ifite abakinnyi nka Manzi Thierry, ifite abakinnyi nka Mutsinzi Ange, hagati ifite abakinnyi bakomeye harimo n'uwiheruka kugura muri Rayon Sport witwa Yannick, yes, hanyuma ikagira abakinnyi nka Manzi Sefu, ufite ubwo abataka haza kwiyongeraho uyu Jacques Tuyisenge, uza usanga abakinnyi nka ba Dani Usengimana, Byiringiro Rag, ifite abakinnyi nka Bukuru Christophe hagati. Iyo ntabwo ari ikipe yo gupfa kwisukira ngo uze uri aho ngaho nta bakinnyi ufite, udakomeye muri komite mujegajega, umufana atari ku kibuga, umwiryane, ishyamba n'iki, nta mafaranga, ntabwo yari ikipe waza guhangana nayo. Rayon Sport rero ifite uwo mukoro wo kugura abakinnyi bari ku rwego rwo guhatana. Rayon Sport kandi ikagira umukoro wo kongera kugarura umwuka mwiza mu bafana, abafana bakiyumva mu bayobozi babo, bakiyumva mu ikipe, bakayikunda, bakayitera inkunga, kuko ahanini nibo batuma ibaho, nibo batuma igira aho igera. Kandi bakaza kugira indi nshingano ikomeye yo kubasha guhuza impande zombi, impande za Rayon Sport. Ubwo iyo tuvuze impande zombi tuba tuvuga impande zisa nk'izihanganye cyangwa se impande zisa nk'izishyamiranye. Reka ntituze kubona Rayon Sport n'ubundi ifite uruhande rumwe rw'abiyita ko ari abantu bakomeye, abakongwe, babandi bayoboye Rayon Sport, bamwe bayiteye inkunga, bamwe b'abanyamuryango bavugwa bakumva nabo ubwo barakomeye, bafite icyo bayikoraho kandi bafite n'ijambo rikomeye, bateza n'ikituma Rayon Sport ishobora kuba yamera neza cyangwa ikamera nabi. Ubwo turavuga rwa ruhande usanga ruvuga ruti ntabwo twiyumvamo abangaba, aba ntitubashaka, ntabwo dushaka ubuyobozi buyobowe na kanaka, ntabwo dushaka kanaka muri komite. Reka twizere ko ibyo bigiye gusa nk'ibicika, iyi komite wenda ije kugira icyo ibikoraho, ikabasha guhuza abakunzi ba Rayon Sport, abafana bayo bose, bagasenyera umugozi umwe, bakubaka ikipe yabo, bakagira ikipe ikomeye, ikipe yo guhatana, ikipe iri mu mwuka mwiza. Kandi nanone ntitubone iyi komite nshya ifite bamwe yiyumvamo n'abitiyumvamo, ngo usange ikipe irimo ibice bibiri, igice cy'abayikunda kandi igice cy'abashyigikiye komite n'igice cy'abatayishyigikiye. Ngira ngo ibyo ngibyo bibaye nibwo icyitwa ishyamba rirakura muri Rayon Sport, kandi ngira ngo nta cyiza cy'ishyamba rwose. Reka ibyo bintu twizere ko bigiye gucika, bitazabaho, kandi noneho reka twizere ko abafana bagiye kugaruka ku kibuga, kuko bagiye bacikaho ndetse barwanya komite ya Sadate, bakajya mu muhanda bakavuga Sadate ntitumushaka, niyegure nagende. Ibyo bintu nabyo reka twizere ko bitazongera kubaho. Hanyuma ngira ngo ikipe Rayon Sport twakwitega ko igiye kuba ari ikipe ikomeye muri uyu mwaka w'imikino w'ibihumbi 2020-2021, cyane ko noneho abayobozi batowe n'abakunzi ba Rayon Sport, batowe n'abafana ba Rayon Sport. Reka twitege ko hari impinduka zigiye kuba. N'abatindiye, perezida wa Rayon Sport mushya, perezida mushya wa Rayon Sport yitwa Uwayezu Jean Fidele. Uyu niwe perezida mushya wa Rayon Sport. Hanyuma visi perezida wa mbere wa Rayon Sport yabaye uwitwa Kayisire Jacques.
Uyu Kayisire Jacques asanzwe ari umuyobozi wa Dream Football Academy, akaba yaranakiniye ikipe ya Rayon Sport mu myaka ishize. Uyu yabayeho umukinnyi wayo. Uyu yatowe ku majwi 33 mu gihe Mushimire Jean Claude bari bahanganye. Kuri uwo mwanya yagize amajwi 15. Hanyuma kandi habaho n'impfabusa imwe. Niko byagenze. Uyu kandi Kayisire Jacques uko twari tumaze kubibabwira, ngira ngo uko mubyumva, yaba Perezida Uwayezu Jean Fidèle, yaba Visi Perezida wa mbere Kayisire Jacques, bamwe mushobora kumva ari amazina mutamenyereye muri Rayon Sport mu buyobozi, kuko abagiye bayiyobora n'abayinyuze imbere, iyo wumvishe uti Perezida uhita wumva hari amazina yagiye agaruka cyane muri Rayon Sport akomeye ntashaka kugarukaho, ahubwo nkababwira ibijyanye n'abayobozi bashya, abayobozi bashya ba Rayon Sport. Hanyuma ku mwanya wa Visi Perezida, Visi Perezida wa mbere nari maze kumubabwira. Hanyuma kandi uyu ku mwanya wa Visi Perezida wa kabiri, nababwiye ko ku mwanya wa Perezida ni Uwayezu Jean Fidèle, hanyuma ku mwanya wa Visi Perezida wa mbere ni Kayisire Jacques, ni Visi Perezida wa mbere. Hanyuma ku mwanya wa Visi Perezida wa kabiri ni umugabo witwa Ngoga Roger Aimable. Uyu niwe mu Visi Perezida wa kabiri. Hanyuma ku mwanya w'umubitsi hatowe uwitwa Ndahiro Olivier. Ndahiro Olivier yari yiyamamaje wenyine, yagize amajwi 46. Hanyuma habaho impfabusa 3. Uyu Ndahiro Olivier watorewe kuba umubitsi, aganira n'itangazamakuru nyuma yo gutorwa. Ngira ngo reka ariko mbanze mbabwire komite yose ya Rayon Sport yatowe. Uwayezu Jean Fidèle Perezida, hanyuma uyu Ndahiro Olivier umubitsi. Visi Perezida wa kabiri Ndahiro Olivier, hanyuma Visi Perezida wa mbere ni Kayisire Jacques. Ngira ngo iyi niyo wenda myanya y'ingenzi twababwira y'abayobozi batorewe kuyobora Rayon Sport mu myaka ikurikiyeho. Icyo mwakumvamo kandi mwahitamo bonamo mu buryo bwihuse nuko ku bijyanye na gender cyangwa se uburinganire, ntabo ahari. Sinzi niba Rayon Sport ntaba, ariko bigaragara mu makipe menshi ya hano mu Rwanda ibijyanye no kubona abagore cyangwa se ab'igitsina gore baza mu myanya y'ubuyobozi y'amakipe y'umupira w'amaguru w'abagabo, bikunda kugorana, biragorana cyane. Hanyuma umuyobozi wa Rayon Sport Uwayezu Jean Fidèle aganira n'itangazamakuru nyuma yo gutorwa, yavuze ko yakunze Rayon Sport kuva ari umwana, akaba yaraje gukora ibishoboka byose
kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ayigume hafi, ayibe hafi, amenye ngo irabahite, yarayifannye cyane, hanyuma kandi akavuga ko agiye gukora ibishoboka byose uyu munsi noneho nk'umuyobozi kugira ngo iyi kipe yongere ibe ikipe itinyitse. Ati ndi umukunzi wa Rayon Sport, nayikunze kuva nkiri umwana, niyo kipe nkunda, ni nayo kipe nzi, ntabwo nagaragaye mu bayobozi, ntabwo nagiye ngaragara mu buyobozi, ariko nari umunyamuryango wayo n'umukunzi wayo. Mu bihe bikomeye yananyuzagamo, mu bihe bikomeye ikipe yanyuzemo, nibwo nicaye mbitekerezaho nganira n'abandi ndavuga nti kuki ntagira icyo nkora kugira ngo Rayon Sport tuyigarurire icyizere. Rayon Sport ndashaka ko yongera kuba mpatse amakipe, yongera kuba igikundiro, ibe igikundiro. Uwezo Jean Fidèle watorewe kuba perezida wa Rayon Sport avuga ko mu karere ka Nyanza nk'uko ari havuka hari abakunzi benshi ba Rayon Sport, birumvikana ni naho ikipe yaboneye izuba. Uyu rero Jean Fidèle nawe avuka mu karere ka Nyanza, akaba yabaye umusirikare mu ngabo z'u Rwanda, aho yari afite ipeti rya kapiteni, ubu akaba afite ikigo RGL security, gikora ibijyanye no gucunga umutekano, akaba ari nawe muyobozi wacyo mukuru. Ngibyo ibijyanye na Rayon Sport, bijyanye n'abayobozi bashya. Wenda mbere y'uko tuva kuri iyi nkuru twabateguriye mu kiganiro cyacu Trust Sports cy'uyu munsi, wenda twabibutsa gato ibijyanye n'uburyo shampiyona y'umwaka ushize yari ihagaze, ku rutonde se byari bimeze gute. Ikipe ya APR FC yashoje ku mwanya wa mbere n'amanota 57. Ku mwanya wa kabiri haza ikipe ya Rayon Sport n'amanota 50. Ku mwanya wa gatatu ikipe ya Police FC n'amanota 43. Ku mwanya wa kane haje ikipe ya Mukura n'amanota 38. Ku mwanya wa gatanu ikipe ya Kiyovu Sport n'amanota 35. Ku mwanya wa gatandatu haje ikipe ya AS Kigali n'amanota 33. Ku mwanya wa karindwi ikipe ya Sunrise n'amanota 30. Ku mwanya wa munani ikipe ya Bugesera FC n'amanota 30 nayo. Hanyuma ku mwanya wa 9 haje ikipe ya Gasogi n'amanota 29. Hanyuma ku mwanya wa 10 haza ikipe ya Marine n'amanota 28. Ku mwanya wa 11 haza ikipe ya Muhanga FC n'amanota 27. Hanyuma ku mwanya wa 12 haza ikipe ya Musanze FC n'amanota 26. Ku mwanya wa 13 haza ikipe ya Etincelle n'amanota 28. Hanyuma ku mwanya wa 14 haza ikipe ya SPORTS FC n'amanota 17. Ku mwanya wa 15 n'uwa 16, ubwo ni ku murongo utukura, munsi y'umurongo utukura, haza ikipe ya Heroes FC
aho ni ku mwanya wa 15 n'amanota 16. Ku mwanya wa 16 ikipe ya Gicumbi FC irindimuka hariya ku mwanya wa 15, izi ebyiri zihita zijya mu cyiciro cya kabiri. Ubu niho zigomba kugaragara mu mwaka w'imikino w'ibihumbi 2021. Hanyuma nuko bimeze, ngira ngo murabizi, bitewe n'icyorezo cya COVID-19 cyaje, shampiyona itararangira, aho yasubikiwe, hafashwe uko bihagaze, ikipe ya APR FC ihita itwara igikombe idatsinzwe umukino n'umwe. Yatwaye igikombe idatsinzwe umukino n'umwe, bwa mbere mu mateka, ndetse yari izigamye ibitego 33. Nguko uko imikino y'umwaka ushize w'imikino yarangiye. APR FC ikaba ariyo izahagararira u Rwanda muri CAF Champions League. Nuko bimeze kugeza uyu munsi. Ubwo reka tubashimire kuba mwakurikiye iki kiganiro cyacu, tubashimire kandi kuba mukomeza kudukurikira, tubabwire ko ndetse tunabasabe ko mwaduha ibitekerezo. Mushobora kwandika muri comments mukaduha ibitekerezo byanyu, mukatubwira uko mubibona. Ese shampiyona itaha murayibona gute? Ikipe ya Rayon Sport murayibona gute? Aho uri, amakipe yose muri rusange, ikipe ufanaho wowe urayibona gute? Ese uyitezeho iki muri uyu mwaka w'imikino? So nibyo ngibyo, aha niho dushoreje. Tubashimire kandi tubasabe ko mwakora subscribe, mudutera inkunga yo gukora subscribe, ndetse mukomeze mukurikire gahunda z'ibiganiro tubagezaho. Usibye iki kiganiro Trust Sports hano kuri Trust TV Rwanda online TV, hanyura izindi gahunda zitandukanye mwakunda, harimo ibyegeranyo byiza cyane bikoranye ubuhanga kandi bikoze neza. Hari ibyegeranyo, hari ikiganiro cyitwa Barabikoze, kimwe mu biganiro byiza ushobora gukurikirana ukagira icyo ukuramo nawe, ndetse ukagira icyo wigiramo, ndetse ukagira icyo utangira gukora kugira ngo nawe uzabe umuntu ukomeye, uzabe intwari, uzabe umuntu abantu bakenera, uzabe umuntu ufite icyo amariye sosiyete, igihugu muri rusange n'umuryango we. Hanyuma kandi ukabaho uri umuntu uhora ushishikarira ndetse uharanira gushaka imbuto n'amaboko uzishakira aho utuye, aho ukorera, ibyo ubamo bya buri munsi, aho kugira ngo ube umutwaro. Hakaba kandi n'amafilimi mbarankuru, film documentaire zihanyura, nazo ushobora gukurikirana. Ndabashimiye cyane, mbifurije kugira ibihe byiza n'umunsi mwiza. Muhahe muronke amakuru y'imikino kuri Trust TV muri Trust Sports. Nakagaruka, mugira ibihe byiza. Bye bye.